nimuhumure bana b'Imana, mupfukame, duhe Imana icyubahiro kuri uwa kane w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 6 Gicurasi 2021. Isomo rya mbere iyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 15, murongo wa 7 kugeza ku 21. Ikibazo cyerekeye abanyamahanga cyasuzumirwaga mu ikoraniro ry'i Yerusalemu, kimaze gukurura impaka z'urudaca. Petero niko guhaguruka arababwira ati, bavandimwe, muzi ko kuva mu ntangiriro Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo namamaze inkuru nziza mu banyamahanga, maze nabo baremera. Ndetse n'Imana imenya imitima yabitangiye icyemezo, yibahaye Roho Mutagatifu kimwe natwe. Yabatandukanyije natwe, imitima yabo yayisukurishije ukwemera. None rero ni kuki mushaka kugerageza Imana mukorera abo bigishwa umutwaro abasekuruza bacu ndetse natwe ubwacu tutabashije kwikorera? Byongeye kandi kwemera ko twakijwe n'ingabire ya Nyagasani Yezu Kristo kimwe nabo. Nuko ikoraniro ryose riratuza, maze batega amatwi Pawulo na Barinaba, babatekerezaga ibimenyetso byose n'ibitangaza Imana yabakoresheje mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo afata ijambo agira ati, bavandimwe munyumve, Simewoni amaze kutwibutsa ukuntu mu ntangiriro Imana yagendereye abanyamahanga ikabatoranyamo umuryango uzubahiriza izina ryayo. Ibyo bikaba bihuje n'ibyavuzwe n'abahanuzi, kuko byanditswe ngo, nyuma y'ibyo nzagaruka nongere nubake inzu ya Dawudi yasenyutse. Ahasenyutse nzahubaka bundi bushya, maze nyihagarike, kugira ngo abarokotse bazashakashake Nyagasani kimwe n'amahanga yose, izina ryanjye ryamamarizwemo. Uwo ni Nyagasani ubivuze, urangiza imigambi ye isanzwe izwi kuva kera kose. Nicyo gituma mbona ko mudakwiye gutera imitima ihagaze abo mu mahanga bagarukira Imana, ahubwo tubandikire gusa ngo birinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, kandi birinde kurya inyama zanizwe n'amaraso. Naho Musa kuva kera umujyi wose awufitemo abigisha ibye, kuko kuri buri sabato babisomera mu masengero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 96. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo kwanditswe na Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nubaha amategeko ya data, maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu. Hari inshinga ebyiri dukunze gukoresha, rimwe rimwe tukazitiranya, ni gutinya, craindre, no kubaha, respecter. Iyo ya mbere gutinya, ikiranga n'ubwoba, la peur, ugakora kuri baranyica, bagiye kongera nabi we, baramera nabi nintabikora, nintarya ndapfa, nintamuhereza ibyo asabye aranyirukana ku kazi. Ngiki igitugu no gukangata. Rero umuntu utondogera inshinga yo gutinya nta rukundo agira, ukwemera kuragabanuka, kuko ibyo akora byose umutima aba yawushyize ku ruhande, ari gukoresha ibihaha gusa. Ubwoba, ahumagira, guhumekera mu ry'ibiri, umutima wenda kumuvamo cyangwa waragiye kera. Naho inshinga ya kabiri, kubaha, ni inshinga y'imfura nyine, kugira ikinyabupfura, kumvira. Akenshi aho hazimo ubushake, la volonté, nta gitugu, ukabikora wisanzuye nyine, kuko aba ari byiza. Iyi nshinga rero yongera ukwemera n'urukundo, kuko yo ikora ku mutima, ikazana amahoro mu mutima. Kwa hitondaguye neza birumvikana, l'amour parfait chasse la crainte. Ni kuri iyo nshinga kubaha, respecter, tujya kuzirikana muri aya masomo mu ngingo igira iti, kubaha Imana nibwo bwenge nyakuri. Amen. Rero bavandimwe, Imana ntabwo imeze nk'abategetsi bamwe b'isi baza bakangata n'igitugu, bakangarana. Ahubwo Imana yacu iriyoroshya, iroroheje, n'abayigana bagomba kwiyoroshya badakangata, badakangana, badatera abantu ubwoba, bakabahumuriza. Dore ko ubwoba ari ubwa sekibi, naho icyubahiro kikaba ari icy'Imana. Ese mu Kristo kuri wowe
niyihe muri izo nshinga ukoresha ku kazi, mu rugo, mu mutima wawe? Gutinya cyangwa kubaha? Ibaze nanjye nibaze. Mu isomo rya mbere turakomeza kumva impaka zatewe n'ikibazo cyo kugenya abanyamahanga. Bari batangiye kugarukira Imana. Uyu munsi turumva intumwa zateranye zicariye icyo kibazo, bagira ngo barebere hamwe umwanzuro wubahisha Imana. Ikintu gishimishije muri iyi nama ya mbere yabereye i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 49 ni uku gutanga ibitekerezo kwa buri wese, intervention de tout le monde. Noneho bakaza gufatira n'umwanzuro hamwe. Ntabwo ari umuntu umwe wiharira ijambo nk'aba bayobozi bo hirya kure muri Afurika baza bakoresha inama bizana imyanzuro yuzuye imifuka, bityo ntihagire uza gutanga igitekerezo nk'uko kwikubira ijambo, igitugu. Kumvise Petero umuyobozi umukuru w'intumwa uburyo ayobora inama. Pawulo na Barnaba bamaze kwerekana umuzi w'ikibazo, hakurikiyeho Petero, Simoni na Yakobo. Hanyuma bose uko bari bateranye bafatira icyemezo hamwe cyo kubahisha Imana bagomba gushyikiriza abanyamahanga, kandi icyo cyemezo kikaba kibahumuriza. Bagize bati, mwirinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, mwirinde kandi kurya inyama zanizwe n'amaraso. Amen. Ngira ihumure, ngira inama yubahisha Imana, gutanga umurongo, gutabogama, guhumuriza. Mbese uyoboye inama cyangwa abandi akamenya ko abahagarariye Imana, agakora ku buryo ayivugira, akayubahisha. Kuyobora abandi, ukayobora abandi ku Mana, bakanezerwa mu myanzuro wafashe, bityo bakirinda ikibi. Kubaho unezerewe ni ukwirinda ikibi. Ese muyobozi, wowe inama ukoresha wasanga utangira utukana, ukaza gusoza urwana, uvugira ishenzi, wirukana abantu, ugakangata, utera ubwoba. Mbese nk'ayamvuga abanyagitugu ati, crimo haise pruvi crimo krenye. Banyange bigira uko bashaka ariko bantinye. Ye baba we, uwo ni umutegetsi, ntabwo wari umuyobozi nyine. Utube hafi Nyagasani. Mu Ivanjiri Yohana aragaruka kuri ya nshinga domere, reste, kuguma mu Mana, kuguma muri Yezu, ni ukubaha amategeko yayo. Yezu yabwiye intumwa ze ati, nimubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Amen. Ngiye yashingira agarutse yo kubaha amategeko y'Imana. None se ko Yezu nawe ayitondagura, nge nabuzwa n'iki kwitondagura kandi ndi umuntu maze nkaguma mu rukundo rwe? Mu mategeko y'Imana ko ari 10 tugomba kubahiriza buri munsi nk'abakristo, kuko n'amagambo y'Imana meza atanga ubuzima. Itegeko rya 4 muri yo riragira riti, urajye ubaha ababyeyi bawe, so na nyoko. Uko umwana wubaha ababyeyi agira umugisha, nako umukristo wese wubaha Imana agira umugisha, akabaho neza. Kubaha ababyeyi ubaho neza. Umubyeyi mukuru rero ni Imana. Ese ngewe umugisha mfite mukesha gukangata no gutinya abategetsi, ngahora mu macenga ncabiranya ncinya inkoro? Cyangwa umugisha wanjye waturuka mu kumvira, kwitwara neza, kubaha ababyeyi, kubaha Imana, kubaha izina ry'Imana? Ibaze nanjye nibaze. Umubyeyi yari afite abana 2, Kimanuka ari wo w'imfura na Gatoya murumuna we. Ariko ntibacanaga uw'akabombe abo bana, bahoraga barwana ntibumvikane. Ariko umubyeyi bikamubabaza uburyo akize afite ibintu n'akantu, ariko abana be bagahorana umururumba, baryana, babanye nabi. Uyu mubyeyi rero yarera bariya amashuri, biga iby'ubwubatsi. Umunsi umwe umubyeyi arabahamagara buri wese ukwe, undi atabizi, abwira umwe n'undi ukwe ati, dore mwana wanjye ngeze mu zabukuru, rero ndashaka kunyubakishiriza inzu y'amasaziro. Rero mwana wanjye akiriye $1,000,000 y'amadolari, genda wubake inzu, niyuzura uzambwire nze gituremo. Nuko abana bombi buri wese ukwe bakira amafaranga ku rwego rungana. Ntawe uzi icyo umubyeyi yabwiye undi. Nuko Gatoya wumviraga cyane ababyeyi aragenda yitondera ya nzu arayubakisha neza, agira ati, umubyeyi yarandihiye amashuri, niga ubwubatsi, nanjye rero nta kindi namwitura uretse gukomeza iyi nzu ambwiye kubaka, kandi n'amafaranga yarampaye ntacyo atampaye. Rero nanjye gushyiraho akanjye ubwenge bwanjye bwose, maze umubyeyi wanjye azizihirwe no gutura muri iyi nzu no gusazira muri iyi nzu namwubakiye. Naho Kimanuka we ati, umubyeyi wanjye nubwo yandihiye amashuri ariko zari n'inshingano ze. Rero asanga nteze umutego, akambwira kumwubakira inzu agira ngo azahe murumuna wanjye, kuko mbona nkaho ari watonesha.
reka rero nanjye mbahime nyubake nabi, bityo murumuna wanjye aho yahereye ambuza amahoro izamugweho apfiremo. Nuko Kimanuka afata ya mafaranga yubakamo akaruri ko mu bwoko bwa nyakatsi, akazu kabi cyane. Nuko amafaranga asigaye amwe arayasesagura, andi make ayagarura umubyeyi ngo yerekane ko ari we nyangamugayo. Kimanuka aribwira ati, umubyeyi aramutse atanahaye murumuna wanjye iyi nzu, n'ubundi iriya nubatse nikwiranye n'amasaziro w'umubyeyi nk'uyu. Nuko bose barangije kubaka, umubyeyi arabicaza atiriwe abwira buri wese ngo amwereke inzu yubatse. Nuko arababwira ati, bana banjye rero mwembi ndabakunda cyane, buri wese ku giti cye. Rero buri wese musigiye umurage ukomeye, ngaho buri wese azature mu nzu amaze kuzuza, aba ariho azasazira. Rero mbaraza urukundo, mugire amahoro. Nuko gatoya ahitiriwe agenda yishimye kuko umubyeyi amukoreye surprise nziza, aramutunguye neza, amukoreye surprise atari yiteguye, ineza atari yiteze. Na Kimanuka aratungurwa nabi, surprise mbi ko atari yabyiteguye. Ataha muri ka karuri ke ari kurira, ari kuboroga. Kimanuka we, mbega wowe, baca umugani ngo usuzugura umushumba ugapfana ubworo, usuzugura umubyeyi ukaba ikivume. Ubwo se usuzuguye Imana we bigenda bite? Nguko Imana itugusha neza, ikaduha ibyiza byose dukenera, ariko twebwe ibyacu kubera ubumanuka buturimo tugatangira amashyari, ubugugu, guhemuka, urwango n'ibindi biboza imitima yacu. Izi nzu zaba Gatoya na Kimanuka zishushanya uburyo Imana umubyeyi wacu mukuru udukunda cyane byahebuje, buri wese amukorera icyiza, buri wese akamukorera uko ashoboye, akamwitaho, akamuha ibyo akenera mu buzima bwose bwa buri munsi, akanamuha n'umutimanama wo kumenya ikibi n'icyiza. Warangiza wo muvandimwe ugashyiramo ubumanuka, bikarangira wihemukiye, ukazahemukira n'umuryango wawe, wibwira ko guhima ba Gatoya bativugira, bakandamizwa, barengana, bikarangira ari wowe wihimye. Wa mutego umutira ushibukana nyirawo bigakuzurizwaho. Kubera iki? Gutinya, gukorera kuri baranyica, gukorera ku bwoba, kubahuka, urwango, bya biryo bya shitani, le repas préféré de Satan, urwango. Nyamara umuntu wese wigira Gatoya imbere y'Imana akayumvira, akubaha ibyo Imana imubwiye, aronka imigisha myinshi, birangira atuye aheza, atuye mu nzu nziza, aho azahora yishimye. Naho Bakimanuka basuzugura, bagapinga, bigumura ku mategeko y'Imana, batura mu tururi, mu muriro, bagahora babihiwe, bashavuye. Bakristo bavandimwe, nguko uko ari twebwe kwiyubakira ejo hazaza. Ukabaho kwiyubakira ishato cyangwa karuri bitewe n'ubwenge bwawe aho bugera, ukiyubakira ijuru cyangwa umuriro bitewe n'aho uhengamiye, mu rwango nka Kimanuka cyangwa mu rukundo nka Gatoya. Umukristo wese utigira gato imbere y'Imana ntacyo aronka. Utiyoroshya imbere y'Imana ubaho nabi, utubaha Imana burya ntiyubaha, abaho nabi. Ese bavandimwe, icyubahiro duha Imana hari icyo kimarira? Intero ya kane y'isengesho rikuru ry'Ukaristiya mu byumweru bisanzwe ku mibyizi iragira iti, ibisingizo byacu ntacyo byongera ku buhangange bwawe, ahubwo niko byungukira ingabire zidukiza. Amen. Urakoze Nyagasani. Ni koko mukristo umuvandimwe, ntukajye wibwira ko hari ibintu ugiye guha Imana, ngo hari ibyo ugiye gutura Imana, ngo nudasenga Imana iri buze kubabara, ngo nutaririmbira Imana iri buze kurakara, ngo nudakora ibikorwa by'urukundo ngo Imana iri buze kuguhana. Oya, Imana yacu ntabwo ihana, ahubwo irahemba. Ukuriya mu gihe haba Gatoya na Kimanuka amafaranga menshi ngo bajye kwiyubakira inzu nziza bazaturamo, umwe akayubakana ubumanuka, umunabi, undi akayinogereza neza, buri wese akaza kunguka cyangwa akazabihomberamo agahomboka. Ni nako natwe burya iyo dusenga, iyo turirimba, iyo dusingiza Imana, iyo dukora ibikorwa by'urukundo, icyubahiro, ibisingizo duhereza Imana nitwe n'ubundi bigarukaho. Rero uko wasenze nabi, uko wasingije Imana nabi, uko wakoze ibikorwa by'urwango, uramanuka nyine, ukaba Kimanuka, umutima ukabiha. Nawe uri gusenga neza bikajyana n'ibikorwa byiza by'urukundo, n'ubundi niyo bigarukaho mu buryo bwiza. Wigira muto ariko ukaba mukuru mu maso y'Imana. Rero muvandimwe, ni ukwitonda utazikoraho ejo. Uko twubaha cyangwa dutinya Imana bimeze nk'urumuri twohereza ku ndorerwamo, reflete. Urwo rumuri ruratugarukira. Rero mukristo umuvandimwe, wisuzume neza uyu munsi. Ibyo ukorera Imana, ibyo ukorera mugenzi wawe
bibaye ari wo bigarukiye wabyakira neza nka gatoya, cyangwa wamanuka ukamanuka aho uzagera simpazi. Yezu nshuti tubana buri munsi, niyemeje kukubaha buri munsi, kuko ari njye n'ubundi bigarukaho bikangirira akamaro. Yezu ngwino uture iwanjye buri munsi, maze ngume mu rukundo rwawe buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.